ciye bugufushirwe hejuru ndagandutse nciye bugufi Yesu ushirwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishimwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe rishyizwe hejuru urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza izina ryawe ryamamare hose. Gutegurwa igiterane mu gihugu cyo mu ijuru kizaberamo ibirori byiza by'akataraboneka abakijijwe na Yesu baturutse impande enye z'isi tuzahurirayo twese dushima umwami w'abami tuzahurirayo twese dushima umwami w'abami azabashagawe cyane n'abamarayika bo mu ijuru ari mu cyubahiro cye cyinshi tuzahindurwa duse nawe maze tubane iteka ryose bino nawe tuzabane muri byo birori byiza bino nawe tuzabane mu byishimo bihoraho bino nawe tuzabane mu byishimo bihoraho ubu Yesu ari kurarika abantu bose bo mu isi mu bihane bamwitegure kuko agiye kugaruka rimwe dukwiye kuba maso ntiturangazwe n'isi twateguriwe ibyiza tuzanyurwa tugezeyo twateguriwe ibyiza tuzanyurwa tugezeyo azabashagawe cyane n'abamarayika bo mu ijuru ari mu cyubahiro cye cyinshi tuzahindurwa duse nawe maze tubane iteka ryose bino nawe tuzabane muri byo birori byiza bino nawe tuzabane mu byishimo bihoraho bino nawe tuzabane mu
byishimo bihoraho. Kugira uwirengagiza ubwo butumire bwiza, abararikwa babi cyane basuzuguye umwami, nyamara ukazabagarutse bazabura aho bagana. Kingura umutima wawe, emerera kuruhure. Kingura umutima wawe, emerera kuruhure. azabashagawe cyane n'abamarayika bo ijuru, ari mu cyubahiro cye cyinshi, tuzahindurwa duse nawe maze tubane iteka ryose. Ngwino nawe tuzabane muri ibyo birori byiza, ngwino nawe tuzabane mu byishimo bihoraho. 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 cyane kurara amahoro bagihari. Tugiye gushima Imana, tugiye gushima Imana. Hari ibyo Imana iba yarakoze mu ruhande rwacu, hari ibyo yakoze mu ruhande rwawe, nanjye hari ibyo yakoze ndabibona. Yesu ashimwe. Ko mutanyikirije Yesu ashimwe. No mu babibye hari ibyo yakoze turabizi neza. Hari ibyo Imana yakoze. Kuba mukiriho nuko hari ibyo Imana yakoze. Mubahetse namwe kuba mukiriho nuko hari ibyo Imana yakoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Amahoro kuba bambaye gutya, baririmbiye Imana, batari kuririmbira mu kabari, nuko hari ibyo Imana yakoze. Tuyikomere amashyi tuyishimire. No sele glome nestance. Kuba nawe wicaye aha ngaha, aha mu nzu y'Imana, aha tubonera amahoro, aha ngaha Yesu yaguhamagariye, ukaba wambaye karavate igafata. Haleluya. Ukaba wambaye karavate igafata, nyamara hari abantu bazambaraga ariko batazambara kubera uburwayi. Uri muzima, urahumeka, urambara igitenge kigafata kubera Imana, ikanzu iri gufata, ipataro irafata kubera Imana. Nta bomboni wagendanye nayo uyu munsi kubera Imana. Haleluya. Hari ijambo rivuga ngo nimushimire Uwiteka kuko Uwiteka ari mwiza. Gira ngo ni Zaburi y'ijana umurongo wa 5. Mushimire Uwiteka kuko Uwiteka ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Tumushimire, tumukomera amashyi, yagize neza. Haleluya. Haleluya. Dushimire Uwiteka. Hari ibyo Uwiteka yakoze. Wibutse iminsi yawe ya kera, wibutse aho wabaga, wibutse uburyo wambaraga, urebye naho uhagaze uyu munsi, bijya bigutera gushima Imana. Hari abantu twari turi kumwe munsi w'ejo, twibuka ibintu Imana yadukoreye, twibuka ibyo Imana yakoze. Hari uwanyeretse ifoto, ntago ndi bumuvuge. Umugabo we yabaga mu nzu ya nyakatsi, none baraba muri kadasiteri. Iyo ni Imana ikora, ntago abikesha amashuri, ahubwo arabikesha Imana yahuye nayo. Nimunyemere tuyikomere amashyi. Haleluya. Yahuye nawe. Murakoze kugira ngo natware umwanya. Hano hari ibiseke, ndabona uburyo bwo gutura ni bubiri no gukoresha momo pay, ariko tutari twakora ubwo buryo. Munyemerere Pasiteri Tabara abanza ashimira Imana, kandi uhagurutse nuhaguruka bikemera ushime kurushaho. Ejo bundi warwaye umugongo, ariko uyu munsi waje biremera. Uhaguruke ushima, uhaguruke ushima, utekereza imirimo y'Imana. Haleluya.
mwami mana yacu tuguhaye icyubahiro kandi uragikwiye. Ni wowe mwami urinda wenyine mu byo tugushimira. Haleluya. Hamwe n'ubugingo wadushyizemo turagushimira n'ubuzima busanzwe waduhaye. Kuba twashobojwe kuza hano mu nzu yawe byonyine ni igitangaza gikomeye. Abantu benshi bari mu nzu z'imbohe, abandi bari mu bitaro, bamwe bari Kanyinya, abandi bari Nyamirambo, abandi bari ku gisasiro cy'uburwayi ntibashoboye kwirwanaho ngo babone amafaranga yo kwivuza. Abandi inzara irabishe ntibari kubona ibyo barya. Ariko twebwe waduhaye umugisha, turatambuka, turakandagira, tugafasha, turi bazima. Turagushimiye mwami, uduha ibyo kurya tukarya, utugirira neza. Turatambuka, abandi bafunze bari mu minyururu, bari mu bitaro, ariko mana uratangaje, urahebuje, uratangaje. Yesu we, reka gusabe ikintu kimwe, mwana. Aba bantu bari hano bose, humura amaso yabo barebe ibitangazo bakorera buri munota, buri segonda, buri munsi, buri kwezi, buri mwaka, ukabagirira neza. Humura amaso yabo babone neza, babone icyo wakoze. Haleluya. Turagushimye mwami, urakoze cyane. Erega no kwemera ko twumva ijambo ryawe nabyo ni ubuntu bugeretse ku bundi. Icyubahiro ni icyawe. Waraturinze, turindira urubyaro, turindira abana, turindira imiryango, urinda itorero, urinda igihugu cyacu, urinda imipaka yacu, turi amahoro. Yesu we ushimwe, waduhaye n'ubuyobozi bwiza. Ubu turaryama tugasinzira. Haleluya. Ushimwe mwana. Ntazo zishya, ntazo zijya zishya, ntazo bajya batwika nijoro. Oya, nta nduru zivuga ko ari uwo bateye. Oya we, uri Imana. Ariko muri make reka tuvuge ngo barakoze kandi tanga amashyi n'impundu nyinshi. Haleluya. Tugihagaze Rusi aratuyobora muri iriya ndirimbo ivuga ngo ibyananiye abamarayika. Yewe icyo kirango nayihaye. Duhagaze dutanga amaturo yo gushimira Imana. Amarira ya Yohana yabonye igisubizo gikwiriye. Agahinda yarafite hari uwagakuyeho, niwe Yesu. Amarira ya Yohana yo, amarira ya Yohana yabonye igisubizo gikwiriye. Agahinda k'itorero, agahinda k'itorero yarafite hari uwagakuyeho, niwe Yesu. Amarira ya Yohana yo, amarira ya Yohana yo, ya Yohana yabonye igisubizo gikwiriye.
yesu byose yarabishoboye byananiye abamarayika byananiye abamarayika yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye byananiye abamarayika byananiye abamarayika umwami yesu byose yarabishoboye byananiye abamarayika byananiye abamarayika yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye ibyananiye abamarayika umwami wanjye byose niwe wabikoze ibyananiye abamarayika bose yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye ibyananiye abamarayika byananiye abamarayika umwami yesu byose yarabishoboye byananiye abamarayika byananiye abamarayika yesu nshuti yanjye byose ibyananiye abakomeye byananiye abamarayika Wabuke twese, wabuke twese tugiye kugera mu mwanya wo ibyananiye abaserafi bose byananiye abamarayika yesu nshuti yesu nshuti yanjye byose yarabishoboye tuzabana nawe mwami mana tuzabana nawe mwami mana mu birori byiza wateguye tuzabana nawe mwami mana tuzabana n'imana data tuzabana n'umwana wayo mu birori byiza yateguye tuzabana nawe mwami mana tuzabana nawe mwami mana Haleluya. Haleluya. mu birori byiza imana yateguye tuzabana nawe twese tuzabana tuzabana n'imana mu birori byiza imana yateguye tuzabana nawe mwami imana Yego. imibabaro n'intambara bishize mu birori byiza imana yateguye kera tuzabana nawe mwami imana tuzabana tuzabana mu birori byiza mu birori byiza yesu yateguye n'ukuri tuzabanayo tuzabona ubwiza bw'imana tuzareba yesu wacu mu birori byiza imana yateguye tuzabana n'ukuri tuzabana tuzabana nawe mu birori byiza imana yateguye hakurya ya yorodani abariyo bararirimba hakurya ya yorodani abariyo baguwe neza amarira n'intambara babisize hano mu isi abariyo bararirimba baguwe neza bararirimba bibagiwe intambara zo mu isi basize agahinda kose mu isi abariyo bararirimba abariyo baguwe neza abariyo bararirimba 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 abariyo baguwe neza abariyo bararirimba abariyo bararirimba haleluya
duhagaze imbere y'Imana. Haleluya. Nimunyemere buri muntu wese wicaye haguruke tujye kumva ijambo ry'Imana. Duse pasiteri asengera ijambo ry'Imana. Duhagurutse. Nari mvuze ngo duhagurutse. Yesu abaha umugisha bahagurutse. Muhaguruke dusengera iri jambo. Abariyo bararirimba. Yaduhamagaye, izina ryawe rihimbazwe. Imitima yacu inezererewe kuba mu bwiza bwawe, kuba imbere yawe, guteranira imbere yawe. Tukuzamuriye amaboko yacu tugushimira, tugukomeye amashyi kuri Imana yo kwizerwa. Tugisenga ijambo ryawe riratubwira ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Haleluya. Tugushimiye ijambo ryawe waduhaye, ijambo ry'ubugingo, ijambo rifite ubuzima. Ya haleluya. Turasenze ngo rizane imbaraga n'ubutware byaryo. Ubane n'umuja wawe, imbaraga z'Imana zibe kuri we. Uri muri iyi si waravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje. Subira mu magambo y'umuhanuzi Yesaya yanditse, umwuka w'Uwiteka nabe kuri we, avugane natwe, uganirire natwe muri we. Ibintu byose biceceke, ibintu byose bituze, ikirere gikungukire kugira ngo twakire ijambo ryawe rizima n'imbaraga zaryo. Tubisege mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Agize umugisha wo kubona umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Abashyitsi nitwa Devota Muhongere, umubwirizabutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Imana rero yarakoze ko yabonye ko dukwiriye kwigiriraho umugisha, igahindura akanwa kacu igikoresho cyayo. Amen. Ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana yashyize ku mutima wanjye ko twaganira kuri uyu munsi. Ndabanza gushimira ishobora byose, Imana ishobora ibyo tutashobora. Mu gitondo naje hano kandi nagombaga kwigisha, hanyuma mpageze nsanga dufite umushyitsi. Ahagaze hano ngiye kumva numva teme nahawe ko twigaho niyo yahawe kutwigisha. Numvise ntinye, nagize impungenge nyinshi, n'ubu umutima wanjye ufite impungenge kuko Imana ni nyirabantu cyane mu itorero. Ubu turi mu itorero ry'Imana. Natangaye pasiteri guturuka i Nyarugenge, namukurikiye njya kumubaza arambwira ati ngewe nabihawe nijoro. Ndavuga ngo Imana ishimwe ko Imana ishaka ko tumenye ikiri ku mutima wayo. Haleluya. Numvise ntinya, ariko burya niba hariho ikintu gitinyika ni ukuvugira Imana. Urakabona uvugira umuntu agutumye akubwira ati ngaho genda umvugire gutya na gutya, ariko kuvugira Imana ihari ihagaze aho. Natinye ndavuga nti se wambabariye ukaguma hano ukongera ukigisha? Arambwira ngo oya,
ngo ya genda usubire mu byo navuze uko ni wowe wabihawe mbere yanjye, genda ubisubiremo. Rero numvise ntinye, ndumva n'ubu ntinye cyane, ariko ni ibintu bisanzwe, dusanzwe tuganira, dusanzwe tuvuga. Ndagira ngo mbabwire ko intego Imana yari yashyize ku mutima wanjye ni ijambo rimwe rivuga ngo twifuze kwishimirwa n'Imana. Ndababwiza ukuri, natinye n'ubu mfite intege nke nyinshi, kuko yageze ahagihagarara haravuga ngo nje kubabwira ngo mugire umwete wo kwishimirwa n'Imana. Yambabariye agakomeza akigisha, ariko bibaye ngombwa ko nanjye mbisubiramo. Cyakora we yagize umugisha, ngewe turi bubivuge mu buryo busa n'ubunini, mwihangane hamwe n'iminota yacu umuntu agenda asimbagurika, ariko ndababwiza ukuri ko Imana ikeneye ko ibyo dukora, ubukristo bwacu, ubuzima bwacu, twaba abantu bishimirwa n'Imana. Yesu ashimwe. Navuze nti aho si ngewe njyenyine, aho abandi bose amahoro, wenda sinjye, mbega niriwe mvuga ni oya ni njye, ibi bintu bashobora kuba ari ngewe, ariko ni ngewe nawe. Amen. Dukwiriye kubaho twishimirwa n'Imana, kuko kubaho utishimirwa n'Imana nta kintu bimaze mu buzima. Ni zeru, ni zeru kongeraho zeru zikaba 100. Imana idufashe. Nashyizemo udupuwe nka 2, hanyuma ndaza kubabwira ko hari utundi nanone udupuwe dutoya, kugira ngo mbone uko nsingira ibyo Imana yari yashyize ku mutima wanjye. Nabanje kwibaza, ese ni ryari twashimisha Imana, cyangwa se ni gute twashimisha Imana? Hanyuma nongera kwibaza ka kabiri ngo ese ni iyihe mpamvu tugomba gushimisha Imana ubundi? Ni ngombwa, kuko Imana yaraduhamagaye. Hari agaterime njya numva cyane abantu b'abasore baravuga ngo Imana yaraduhamagaye. Imana ntiyaduhamagaye, Imana ntiyaduhamagayira. Ubu wa muhanuzi, Imana ntiyaguhamagaye kweli? Umuntu uvugirwamo n'Imana, ngo Imana ntiyaguhamagaye? Ubu koko devoti Imana ntiyamamagayira? Amvada, ntabwo bihagije, ntabwo bihagije. Yaraduhamagaye, ariko hari ibyo dusaba n'ibyo turi burebe. Imana ishimwe. Ariko intego tugiye kuganiraho mu buryo busa n'ubugari nivuga ngo twifuze kwishimirwa n'Imana. Ndakwinginze, kuko nanjye mbitwaye birenze uko nari nabyumvise, mbitwaye uburyo burenze ubwo nari numvise. Ugira umwete, nanjye ngiye kugira umwete, nshaka uburyo nakwishimirwa n'Imana. Kwishimirwa n'Imana. Hanyuma naje kushyiraho udupuwe 2, ndaza gusobanura ibyo navuze mbere. Rya jambo twavuze ngo ni ryari twakishimirwa n'Imana, ni igihe cyose dukora ibyo Imana ishaka. Amen. Imana idufashe cyane. Ni igihe cyose dukora ibyo Imana ishaka, nicyo gihe twakishimirwa n'iki? N'Imana. Ikindi kandi, nta nubwo dushobora gukora ibyo ishaka tutaraho idushaka, tutaraho idushaka. Ahangaha tukiri aha niho hantu tugiye kureba ngo se aho idushaka ni hehe? Ni hehe Imana idushaka? Ariko nasanze aho idushaka ni muri Kristo Yesu. Amen. Tise ntiturimo, ni muri Kristo Yesu. Nuko itureba ikatubona muri Kristo Yesu turimo.
haleluya. Aho niho wa muririmbyi yavuze, aravuga ngo iye ambonyeho amaraso ntanyitukiranirwa. Amen. Reka dusome Bibiliya. Reka dusome Bibiliya turebe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turasoma igice cyaho cya 15, hanyuma Pentecote y'umubwira utaramubwira aho asoma aba yumva atazi iby'umubwira. Igice cya 15 hari amagambo numvise Imana iri bumfashe kubabwira uko nanjye nayumvise. Duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri nge. Haleluya. Reka dusoze aya magambo kuko niho amagambo turi buganira kubiye n'ahandi hose uhereye kuri ayo ngayo. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Uwo ni Yesu wivugaga. Ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. 7. Nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Amen. Haleluya. Nari nababwiye ngo hari udupuwe 4 dutoya kuri tungutu 2 dusanze tutubaza, ariko turi kuri kamwe katubajije ngo ni ryari twashimisha Imana. Twasanze twashimisha Imana igihe cyose dukora ibyo ishaka, ariko turavuga ngo ntitwakora ibyo Imana ishaka tutaraho idushaka. Ako gapuwe gatoya ka mbere katubwiye ngo aho idushaka ni muri Kristo Yesu. Aka kabiri ni ukwera imbuto, aho niho idushaka. Kuba bigishwa ba Yesu ikeneye kutubona turi abigishwa ba Yesu. Turi bose turaza kubireba. Aka kane karavuga ngo ikeneye kutubona mu kwizera, duhagaze dutuye ubuzima bwacu bubayeho mu kwizera. Haleluya. Imana kimwe ikeneye kutubona turi muri Kristo Yesu. Aho niho iturebera, niho ishaka ko tuba. Uyu munsi wambaza ngo se ubundi ni ryari umuntu turi muri Kristo Yesu se ntitwamwakiriye? Ariko Imana yacu idufashe kandi iturengere cyane. Turaza kubireba, ariko nasanze bishoboka ko hari igihe umuntu yaba atari muri Kristo Yesu kandi ari umukristo, yitwa ko ari umukristo, kandi yitwa ko ashobora kuba yaragize gute, yarizeye. Ariko ukaba uriho, ukaba usenga ku cyumweru uraza,
birashoboka no mu butayu ukabubayo, ariko Imana mu gihe cyose itazaba itubona ngo itubone mu mwana wayo kuyishimisha, nasenze, nakoze, nagize gute, ntacyo bivuze. Ikeneye kutubonera muri Kristo Yesu. Igihe izatubona muri Kristo Yesu ni igihe izabona duhagaze turabizera, twizeye uwaducunguye, twizeye Imana Data. Niko Yesu yabwiye abigishwa be. Nimureke dusome mwumve ku murongo wa 29 ku gice cya 14. Aho ngaho twari turi haravuga ngo nuko rero mbibabwiye bitaraba, ngo ubwo bizaba muzizere. Haleluya. Ubwo iki gihe ni igihe Kristo yari arimo asezera kubigishwa, agiye gutandukana nabo, atangira kubabwira ibizabaho. Ni mu bice 14 umurongo wa 29 niho dusomye. Atangira kubabwira ngo ndagiye, bizagenda gutya. Narabisomye nsanga ameze nk'umubyeyi wari uri musiga abana, baramubwira bati widusiga, ariko arababwira ati dore mbibabwiye bitaraba, kugira ngo nibiramuka ibibaye muzizere. Kwizera niko kuzabakiza. Mu gihe cyose tubayeho mu buzima butizera, uwo yatumye nitwizere n'Imana yaturemye, tukabaho twumva ari nko sinzi ururimi nabivugamo, ariko ubuzima Imana yabonamo umuntu bugaragara ko agaragara nk'utizeye, nyamuneka aho niho Imana itakubona nk'utari muri Kristo Yesu. Kandi igihe tuzaba twizeye, bizaduhesha kuba twicaye neza muri Kristo Yesu. Aho niho tuzanezeza Imana. Haleluya. Ntibishoboka rero. Twasomye amagambo atubwira icyo Yesu yavuze ubwo yari arimo asezera kubigishwa. Aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho. Bivuze ngo mu gihe cyose uzaba ufite kwizera muri wowe, uzaba ufite kwizera uguhawe n'ukwicayemo n'ukurimo. Yesu niba ari muri wowe, uzizera uwamutumye, uzizera Imana ishobora byose. Ubone ko Imana ariyo Mana yawe, ubuzima bwose ibufite hano, kubaho kwawe gufite hano, ubundi ahasigaye urwane n'ubuzima bwo kwicara muri uwo kugira ngo unezeze Imana. Ntibishoboka rero ko twanezeza Imana tutari muri Kristo Yesu. Nababwiye ngo ushobora kwibaza ngo se ni ryari utaba uri muri Kristo Yesu. Reka dusome Abaheburayo twihute. Abaheburayo ibice 11 umurongo waho wa 5. Abaheburayo ibice 11 umurongo waho wa 5. Kwizera niko kwatumye Enoki yimurwa mu ijuru ngo adapfa, kandi kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Haleluya. Uwo ni umugabo umwe wanejeje Imana, akabonwa mbere ko ayinezeza. Yarayizeye nk'Imana ye. Batubwira ko ngo yajyaga iza kumusura ngo akayiherekeza akagaruka, ariko ngo umunsi umwe, kandi ngo yamaranye nayo muri ubwo bucuti imyaka 300 agendana nayo, ariko ngo umunsi umwe baganira n'Uwiteka kurenda kugeza ubwo agenda adapfuye. Ngo kubera ko atarimurwa, ngo yagaragaye, yahamijwe ko yanejeje Imana. Nta
handi dushobora kunezerereza imana mu gihe tutayizera, mu gihe tutizera uwo yaduhaye nk'umuhuza wacu n'imana, ngo tumureberemo imana, tumureberemo ubuzima, tumureberemo kubaho, tumurebereho ubugingo buhoraho. Dukomeze ku murongo wa 6. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Haleluya. Imana idufashe cyane. Igihe cyose tutazaba banezeza imana ni igihe muri twebwe kwizera twagutakaje, kandi kikubwira ko watakaje kwizera. Naje gusoma amakuru amwe nsanga mu isezerano rya kera hari abantu bananiwe kunezeza imana, barananirwa kuko barayirebye babona ntayo barora, barayibura babona ntayo muri bo bitewe n'ivyo bagiyemo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza cyane. Reka turebe Abacamanza 2. Turacyari ahantu buryo bishoboka ko hari igihe waba uri umukristo ariko Imana ikakureba igasanga kurinezeza byaranze kuko utaraho ugomba kuba. Dukwiriye kubaho mu buzima bwizeye, kuko uru rugendo tugenda no rugendo rufite amabwiriza. Aravuga Abacamanza 2:12, bimura Uwiteka Imana y'abasekuruza yabakuye mu gihugu cya Egiputa, bakurikira izindi mana z'abanyamahanga babakijije. Imana z'abanyamahanga babakijije bakazipfukamira, barakaza Uwiteka. Aba bwari ubwoko Imana yafashe bakura mu gihugu cya Egiputa. Ntabwo nzi kubyumvise. Turagaruka aho twasomye, ariko ndagira ngo twumve neza cyane ko wari kwibwira ko hari ahandi turi buhere. Reka dusome amagambo ariko tukiri ahantu bishoboka ko wabaho ubuzima utaraho Imana ishaka kuba. Nta handi ni muri Kristo Yesu. Kandi igihe kwizera kwacu kudafatika, tureba Imana nk'idahari, tureba Imana nk'idafatika, tureba Imana nko kuyikorera ko ari uguhomba, tureba Imana ko ari ugutamboreza, kujya mu rusengero, kuba ndi umukristo wo muri ADPR birahagije. Imana uru rugendo yaduhaye rufite amabwiriza rugenga. Tugomba kuba muri Kristo Yesu, kandi ntibishoboka ko waba muri Kristo Yesu. Kimwe icy'ingenzi ni ukwiriye kubanza kwizera. Ikindi cya kabiri twabonye ko dukwiriye kwera imbuto. Turaza kureba icyo kintu cyitwa kwera imbuto. Turaza kureba biragoye iyo uri muri we, ni nk'igiti gitewe mu gishanga, kigomba guhora gifite ibibabi bitoshye, kigomba guhora cyera, kigomba kuba gifite umwero unejeje kuko gitewe mu mazi. Ariko reka turebe uburyo abantu bagiye bahemukira Imana kandi ari ubwoko bwayo. Reka nirukanke isomo ya magambo aze kumfashaho ntavuga uyumve, wibaze kandi utekereze. Bene data, Imana ikeneye ko tugerageza mu byifuzo dufite by'ubuzima, wifuze kunezeza Imana. Kandi umenye ngo wakora ukabaho ukagenda nkabwiriza nitwa umuvugabutumwa, ariko niba kwizera kwanjye kutagitekereza Imana nk'ishobora byose, ntabwo imbonaho nkwiriye kuba ndi. Biragoye ko nayinezeza kandi imirimo yakomeza, ariko nkaba mfiteho ikibazo gikomeye. Reka dusome nihuse kubara igice cya 14:21. Birashoboka ko abantu bakitwa abantu b'Imana ariko batayinezeza kubera ko itababona aho bagomba kuba. Dusome 14 ndihuta cyane, umurongo waho wa 21. Ariko nukuri ndahiye guhoraho kwanjye nuko isi yose
izuzura icyubahiro cy'Uwiteka, kuko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ubwiza bwanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu, bakangerageza ibi bihe uko ari 10, ntibanyumvire. Ni ukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza ko nzakibaha. Nta n'umwe wo mu bansuzuguye uzakibona, keretse umugaragu wanjye Kalebu, kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyoboye. Kandi ngo muri byose dusimbuke twihuse cyane. Ku murongo wa 30 naho haratubwira ngo ni ukuri ntimuzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko yuko nzabatuzamo, keretse Kalebu mwene Yefuni na Yosuwa mwene Nuni. Twihute mu buryo bwo kugira ngo tuze kubona umwanya mwiza wacu. Turebe 35. Ngewe Uwiteka ndabivuze, sinzabura kugenza ntyo iri teraniro ribi ryose riteraniye kundwanya. Bazarimbukira muri ubu butayu, nimo bazapfira. Ba bagabo Mose yatumye gutata icyo gihugu bakagaruka bakabara inkuru y'incamugongo yacyo, bigatuma iteraniro ryose rimwitotombera. Abo bagabo babaza inkuru y'incamugongo y'icyo gihugu, bicirwa na mugiga imbere y'Uwiteka. Ariko Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni abari bo barokoka mu bagiye gutata icyo gihugu. Nkomereza gato wumve. Mose abwira Abisiraheli bose ya magambo. Abantu barababara cyane, bazinduka kare mu gitondo, bazamuka umusozi, bawujya mu mpinga, bati dore turi hano, turazamuka. Sezeranije kuduha, twakoze icyaha. 41. Mose arababwira ati mucumurira iki itegeko ry'Uwiteka? Icyo mukora ni neza. Munyumvira aya magambo cyane. Ntimuzamuke kuko Uwiteka atari hagati muri mwe, mutaneshwa n'ababisha banyu. Muri busangeyo Abamaleki n'Abanyakanani mwicwe n'inkota, kuko mwasubiye inyuma ntimukurikire uko Uwiteka abayobora. Biri butume Uwiteka atabana namwe. Suzugura. Barazamuka ngo bajye mu mpinga y'umusozi, ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka na Mose ntibavaho, babambye amahema. Maze Abamaleki bamanukana n'Abanyakanani batuye kuri uwo musozi, barabanesha, baraboreza, babageza Iholimu. Yesu nashimwe. Aba bantu bari ubwoko bw'Imana. Hari nabwiye Gilbert niwe wahawe impano y'amakorasi, ngewe ntayo ngira, ngo amfashe muri aka gakorasi gatoya mva aha hantu. Turakibaza ko bishoboka ko Imana itatubonaho ishaka kwitubona, kandi nyamara bishoboka ko turi abakristo. Ariko yakureba aho ikeneye ko ashatse yanyegera hano. Wino nyegere hano nkubwire agakorasi dutera. Imana iduhamagaye ikatugirira ubuntu muri Kristo Yesu, ikagukura hahandi mu Egiputa ku giti cyawe. Ariko mwandebye nanjye, urabona nafite amarorwa. Nimundebe tuganire ijambo ry'Imana, ntimugakunde kurangara muri muzi y'Imana. Imana yaduhaye Kristo Yesu, yashakaga ko twumwizera tukabaho ubuzima
ubuzima bwo kwizera. Mu Baheburayo hatubwiye ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kugira gute, ariko natizera ntabwo Uwiteka azamwishimira. Kandi turi ku ntego yo kumaranira, yo gushakisha uburyo bwose twanezeza Imana. Ariko niba dushaka kunezeza Imana, nimureke tuba abantu bizera, nimureke twigarukemo, twirebe ese aho turakizera Imana nk'inyamaboko. Ese aho mu bintu binezeza Imana n'ibiriya bintu nabonye uko ari bine, nuko yavuze ngo dore ngewe ubwo ndi umuzabibu w'ukuri, namwe nimube muri nge nk'amashami. Haleluya. Hanyuma kandi nimube muri nge nk'amashami, muzajya mwera kuko muri ngewe. Haleluya. Ikindi cya kabiri, mugende mujye mwera imbuto. Nimurangiza ibyo byose mumaze kubikora, nzabona muri abigishwa banjye mundi inyuma. Haleluya. Aravuga ngo icyo gihe muzanezeza. Aba bagabo nabo yabakoreye ibirenze ahari, niko nabyita, ibyo yadukoreye. Ngo bangerageje ibihe 10, ngo guhera mu Egiputa, ngo mbagirira neza, ngo ndahirishije, ngo abantu narahirishije, ngo kurambura ikiganza cyanjye. Turirimbi nubwo tuvuze ibintu bikakaye, ariko turirimbi. Inkuru y'urugendo rw'abana ba Isiraheli, urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza. Umva inkuru y'urugendo rw'abana ba Isiraheli, urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza. Nimukore amahamba, mubibwire n'abami bose ko tugiye kugera iyo tujya. Nimukore amahamba, mubibwire n'abami bose ko tugiye kugera iyo tujya. Nyemerera Mana, gendane nawe mu butayu nta cyiza. Oh, nyemerera Mana, gendane nawe Mana we mu butayu nta cyiza bihaba. Babonye aho inyanja icikamo, babonye ya nkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijuru, ariko baranga bayinangira. Babonye aho inyanja icikamo, babonye ya nkingi y'umuriro, barya ibyo kurya byo mu ijuru, ariko baranga bayinangira. Mana wanjye ndane natwe imyaka yose mu butayu, ntituzibagirwe ibyo wakoze. Mana wanjye ndane natwe imyaka yose mu butayu, ntituzibagirwe ibyo wakoze. Nyemerera Mana, gendane nawe mu butayu nta byiza bihaba. Nyemerera Mana, gendane nawe mu butayu nta byiza bihaba. Nyemerera Mana, gendane nawe mu butayu nta byiza bihaba. Ndashaka ko tuvuga akantu gato buretse kugenda mu mapasiteri. Hari
ahantu uyu muririmbyi yavuze aravuga ngo bose bashiriye mu butayu ngo keretse Yesuwa na Kalebu. Ako kana uye Yesuwa na Kalebu abagabo Imana yishimiraga ab'imitima yinangire barimbukiye mu butayu ukuye Yesuwa na Kalebu abagabo Imana yishimiraga nyemerera Mana gendane nawe ubutayu ntazizahaba nyemerera Mana gendane nawe ubutayu ntazizahaba. urakoze cyane. Yesu abaho umugisha, Imana ibaho umugisha mwinshi. Bene data dusangiye amagambo y'Imana, ndagira ngo mbabwire, muzi abashoboye wenda gutangira urugendo hirya gatoya, mwabonye ukuntu isi yagiye ihinduka uyu munsi izana kimwe ikaruka ikindi, bugacya ikaruka ikindi, ugeze ubwo ucangwa irutse korona. ujya mu nzu turakinga turicara turavuga tuti ntacyo ibi ngibi Imana izabikata ibisubiza inyuma, ntabwo izabara rotari twagize muri korona. turanywa turakundana dukora ibyiza n'ibibi. Imana ntiyigeze ihagarikwa na korona kubara yuko uri mu butayu kandi ukeneye kwizera kugira ngo ibane nawe. Ikimenyimenyi iyo yakomeje imirimo yayo, uburyo yayikomeje ni uburyo nta muntu twigeze duhamba wishwe n'inzara. urumva itarakomeje imirimo yayo? wowe wakomeje kwizera, ngewe nakomeje kwizera. uyu munsi Imana iravuga ngo nitushakashaka uburyo twashimwa n'Imana. dushakisha uburyo ibyo ukora ubikore wibaza, ariko ubundi iki kintu nkoze ko Devota nshimiye, Imana iranshimye, ndabahendahenze. kandi ni ukuri ko Imana ikintu ndakivugana n'umutima wanjye wose, mbahendahenze nanjye nihendahenda. Imana ibintu dukora byose yabyitegereza ikabona nta kuyishimisha kurimo. umva, ni zeru, ni ubusa bugeretse ku bundi. ushaka utanga imodoka ugerekaho n'indi, ni zeru. irashaka ko ibyo dukora bito, ibyo dukora binini, ariko dushaka uburyo tunezeza aba bagabo Imana yabatoranije mu bwoko bwari buri mu isi. hari abandi, ni nk'uko yagukuye iwanyu mu bazigaba ikwinjiza muri Yorodani uhamya ko Yesu ari umwami n'umukiza, irangije iguha ijambo ngo mbwirize, uzabo yankuyemo Mosherami. n'uyu munsi ntibazi ibyo mbamo, kandi imyaka ibaye myinshi, dore ndabisaziyemo, ariko ntibarumva, baravuga ati ariko ariho, ntabwo arapfa, ntibaramenya ko ndi muzima. na n'uyu munsi ngo bazi ko ndembye. ubu ndi umuntu urembye, mubona ndi umuntu urembye kubera iki se? yabikoreye kugira ngo mvuge umenye ko Imana yazura ikitariho kikabaho, kugira ngo ndabinginze reka mvuge mbabwirire ijambo mudatekereza ikindi gihe azongera guhagararira aha ngaha. numbona ujya umbona nk'umwigisha wawe mu buzima, ndumva ndwowe cyane no kuvugana namwe, kuko ndumva umutima wanjye uremerewe no kuvuga. dukwiriye ibyo dukora bitarimo kunezeza Imana, we ni zero. ibaze igihe twakoreye. nababaye kandi ndumva nanjye niba se njye ni amahoro, njye ndi kubwira Imana njyewe ni amahoro. mureke dukore amahamba yo kwisubiramo twisakasake, Imana tuzayinezeza igihe cyose.
tuzaba turi muri Kristo Yesu, kandi kizakubwira kuri muri Kristo Yesu ni ukuzena imbuto zikwiriye abihannye, ni ukuzumva. Imana idufashe. Kandi ndagira ngo mbabwire ikintu ijambo Yesu yavuze ubwo yari amaze kuzuka akaribwira abigishwa. Ndagira ngo mbabwire, ndabinginze abafite amatwi yo kumva, kuko namenye ko hariho guhamagara gukomeye kw'Imana. Kandi reka mbabwire ikintu cyangoye mu mutima wanjye muri iki gihe. Ni uburyo ubona uvuga ngo baranyanga, ngo barangerageza, ngo nabivuyemo, ngo nibayigumemo, ngo ni ibiki. Uzi ko hariho abantu baje ku muhamagaro w'inyungu zabo ku giti cyabo mwicaranye. Ibi mbikubwiriye ngo ukomere, wizere, umfate Yesu umukomeze. Hari abantu bagize umuhamagaro w'inyungu zabo ku giti cyo, barambwiye bati nuza muri ADPR Monsharami. Ndakubwiza ukuri, hari abakobwa beza. Cyumweru nahuye navyo hano. Herambye ati bari bambwiye ngo hari abakobwa beza. Ati nagiye ko mbona bambaye ibigutiya. Ariko nitegereje ati mbona nubwo bavyambaye ni beza. Ati ndumva ndimo ngenda nisubiraho. Undi aza bamubwira bati nukuri muri ADPR bashingira abagore babyaye. Ngwino wicare mu bundi uzajya muri korari, niho amasaba uzakora ubukwe. Mama wararaye we. Ndakwinginze zera Kristo, izere, mwizere nk'ushobora byose. Mu nzira jya ugenda umenya ngo nubwo ndirimba, nubwo nsengera muri iri torero, ibyo si umurato nuko uri muri Kristo Yesu. Kandi nuba muri Kristo Yesu, ndakubwiza ukuri, uzera imbuto ziturutse muri we, kuko Yesu ni igishanga kidakama. Yesu ni igishanga kidakama. Utewe muri we ngo asa n'utewe hafi y'amazi. Ngo icyo giti, iryo shami rinyunyuza muri icyo giti, kuko icyo giti gitewe mu mazi, uwo ni Yesu. Icyo giti, iryo shami ni wowe nanjye. Ariko wakibaza gute kweri? Niba Yesu yabwiraga ko niba munaniwe kunyizezwa n'ibyo mbabwiye, mwakizezwa n'ibyo nkora. Ese niba mwarananiwe no kwizezwa n'Imana yagukuye mu byaha, wakijejwe no kuri mubwirizwa na devota. Ariko hari mujya mubona abantu mukavuga gusa. Nukuri kw'Imana. Ndababwiza ukuri, nasenze imyaka n'imyaka, ndakora, narakoze buriya nigeze gukora mu buzima, nanga kubaho ntakora, ndabyanga. Ariko nakoze mfite umugambi wo kugura serikeye. Imyaka yabaye myinshi, nari hano mu isoko iringiri ryahoze hano centre ya Remera muri za 96. Mvuga ngo nibura ni kuki Imana ishimye ko nongera kubaho. Ndavuga ni yame mukira n'inshuti yanjye izaza ejo intware. Ndavuga n'umunsi izaza kuntwara, Remera itazicara ngo nimwitange serikeye. Ndavuga ngo ndibushake konte bloke. Ndavuga ngo utwo nkorera twose zadushyira kuri konte bloke, kuko Imana ishigaje ni inyacyubahiro iteye ubwoba. Nzagenda ntawe nduhije. Nicaye ndimo nyibwira ntikutize kuza kuntwara, wanyigishije isi narayibonye, reka ngende. Irambwira ngo reka uzankorera. Ndayibwira ndakugaye, njyewe ngukorera. Nagukorera gute? Nagukorera gute? Nabishobora gute? Wakoresha umuntu utariho. Nukuri kw'Imana ni ibintu Imana nanjye simbizi, nanjye sinjya nimenya, nanjye siniyizi burya. Nisiniyizi, niyo mpamvu iyo mbabwira nk'uwongerewe iminsi yo kukubwira. Ariko warasaze, aka kaboko sinakarabaga mu maso ngo nterure gutya nkarabe, kwari ukwiyaranja. Ntabwo byakundaga, abanzi baranzi. Iyo twicaraga twipresenta, hari umuntu hano wajyaga akunda kuvuga ati n'ureba gutya ngo ati n'uwacu. Kandi ntabwo yabeshyaga, niko narebaga. Ariko nanjye nigeze kuba mwiza, nari narigeze nanjye kuba umuntu, nkareba tuduruwa nkuko nawe ureba. Ariko biberaho kugira ngo Imana yiyubahishirize mu cyo udatekereza.
itanga ubuzima aho udatekereza ko bwava, irema umuntu mbona umwuka wo kuvuga. Mbereyeho kuvuga ibi, mbereyeho kukubwiza ukuri, nabivuze ntacyo naba maze, ntacyo naba mbereyeho. Umva, aba muri Kristo turimo turakora amahamba, turi hafi kugera iyo tujya. Si uko ntacyo tumaze mu isi, ahubwo imbuzi iratubwira ngo nituburire abantu bizere, baba muri Kristo, bera imbuto zikwiriye abihana. Ntuzibwire ko kuririmba bihagije, ntabwo bihagije. Murimo mukuru nuko tumwizera. Yego, amagambo yanjye ngo amagambo y'Imana yagumye muri wowe, aba muri ndabakunda, ariko kutazabana namwe mu ijuru byaba bimaze iki? Gukora Imana itegereje ko dukora tuyineza. Ibyo ukoze wenda kabe gato, ariko jya wongera urebe, ariko iki kintu nkoze hari inyungu zirimo. Inyungu niziba kushatse inshuti, nta kintu yakumarira, ahubwo ushaka inshuti idapfa yitwa Kristo Yesu, ukora umunezeza. Tugaruka aho twari turi dusoza. Yesu ashimwe. Numva niba hari umunsi njya numva Imana nyivugira, kuko njya numva icyatumye imbeshaho, njya nyumva 100%. Urakoze cyane. Njya numva nyumvise mu gihe bambwiraga ngo ni ngewe uzabwiriza, naravuze nti Mana, hashize igihe kinini, ariko ntabwo nejejwe no kuvuga, nejejwe nuko umbwira icyo ushaka ko mvuga. Ubu uriyo uje ugahagarara ku ruhimbi rw'Iremera, wavuga n'iki n'Abanyaremera? Icyo kibazo nayibajije. Ariko kuva umunsi yambwiraga ngo abantu twifuza kwishimirwa n'Imana, nuko yasanze hari ibindi twishimira, hari ibindi dufite mu ibyifuzo byinshi, byinshi. Turiza bizaza mu gihe cyabyo, uzaza umbaza nzakubwira, biraza. Hari igihe kigeze biraza, ariko ihanganira aho ngaho urebe niba uri munezeza Imana. Hanyuma rero dusubirayo, twabonye abagabo 2 banejeje Imana. Haleluya. Twabonye 3 witwa Henoki, ngo akiriho atarimuka, ngo Imana ngo yaravuze ngo uyu mugabo aranezeza. Bene da, ku Imana yarebye Kalebu na Yesu ikirahira. Umvise abagabo bumvise iby'Imana batumyeho, ngo bararakara bakagira umujinya, bakavuga bati okay, noneho niba twarayirakaje, reka ze tuzamuke, muza tuzamuke. Aba ni babandi bari bamaze guca igikuba, baravuga ngo ngo noneho ngo reka tuzamuke, ngo tujyaho, ngo idutuma ngo kujya, ngo reka tugende. Mose arababwira ati bene data, biriya navuze nabibwiwe n'Imana nk'ibindi mu mbabwira. Kenshi iyo navuze hari bamwe bavuga ati kuriya mugore binavuga. None se njyewe nyewe uko waje, Imana izi uko waje, iyo mbwira ibigira ngo mbwira abayo. Abafite amatwi yumva kuva n'igihe cya Yesu bariho, yarababwiraga ati abafite amatwi yumva, kandi bose bari bafite 2. Yamwe abafite amatwi yumva, nimwumve. Imana inezezwa nuko twizera tukaba muri Kristo Yesu, kuko aho ngaho niho tubasha kunezereza Imana, tukera imbuto zikwiriye abihannye. Yohana umunsi bamusanze ari mu butayu abatiza, ngo yasanzwe n'abantu atatekerezaga. Arababaza ati niko mwabana b'inciramo, muza ninde ubagira inama ngo muze? Baravuga bati se tugire dute ko twumvise impamagazi? Aravuga ati ngaho ni mugende uhereye uyu munsi mwera imbuto zikwiriye abihannye. Umwuka wera yari ataraza, ariko uyu munsi aya magambo tubwiwe, umwuka wera w'Imana uwo twaboneye muri Kristo Yesu ubwo yazamukaga, ngo akavuga ati ndagiye, ariko data azabaha undi mufasha uzagumana namwe. Uyu niwe, iyo tugumye muri Yesu aba muri twe, hanyuma tugatangira kwera imbuto z'uwo mwuka. Wera imbuto z'umwuka, imbuto wera n'iz'umwuka. Nababwiye ngo hari abantu bashobora kubaho ategereje mu itorero inyungu z'umubiri we gusa, inyungu z'umubiri we gusa, ari ibyo ngibyo. Cyakora ubene uwo nguwo icyabazi ni imanza no gukomanya imitwe, ni imanza no gukomanya imitwe. Undi akabamo nyine ari
bamubwiye bati ni inyungu za kamere yawe rwose, uri uwa kamere nubwo uri mu itorero, ni umukobwa mwiza, ni umugore mwiza, ni uko bashobora kukugira mwarimu nka Devota, wenda niko naje, ariko siko naje, ntabwo ariko naje ngewe naje sinzi uko yabigenjira aseseka, kuko yashakaga ko umeze nkanjye ahagarara imbere y'abameze nkamwe. Ntabwo abantu bapfuye kubaho gutya gusa, mujye mwitondera ibyo bintu, nyamuneka wowe ufite amatwi yumva. Ntabwo abantu bose ubona bakunyura imbere ari ugupfa kubaho gutya gusa. Mumbise nivugira ibyo ngomba kuvuga, ntambuke nindangiza gukora ibyo ngomba gukora mbyujuje. Hari igihugu kiruta iki ngiki turimo, ariko tukiri mu isi turasabwa kwizera, tukizera uwo yatumye ari we Yesu. Twarangiza tukera imbuto, kuko umwuka wera arahari muri we. Iyo turi muri umwuka wera ari muri we, Imana Data ibiraho, nubisoma uzabisanga yarabivuze. Aha muri iki gice twasomye yaravuze ngo nuko nimwitondera amagambo yanjye. Imana idufashe cyane, kandi Imana iturinde, iturengere. Ndashoje, mwihangane ndaje. Aravuga ngo ku murongo, reka dusome, yavuze ku murongo wa 4 ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri ngewe. Ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni wo wera imbuto nyinshi. Naho bizaba biri nuko wirinda gukora iby'Imana yanga mu buzima bwawe, nuko uzirinda gusubira inyuma. Aba bagabo batubwiye ngo basubiye inyuma, ngo basubirayo. Umva 23 h'igice cy'umurongo wa 24 hahandi muri Yohana, ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Nimureke tumenye ko ibi bintu bine mu gihe cyose utabihagazemo, udahagaze mu buryo bwo kuba uri muri Kristo Yesu, ngo uri muri we, mu gihe umwizeye ukwiriye kugumaho. Kandi niki cyatuma tuguma muri Kristo Yesu? Nuko twirinda gusubira inyuma, ngo dusubireyo tujye kurwana, tujye kwirwanirira, tujye kurwana n'ibidafite iki umumaro. Dusubire mu byaha, dusubire mu kutizera. Iyo twananiwe kwizera tugira ngo imirimo y'amaboko yacu niyo nzomana yacu, ariko reka kwizera. Twasanze aba bagabo barazize kuko batizeye Imana yabo nk'uko yari yabahamagaye. Twabonye ko bananiwe kwizera, ngo iravuga iti mwabwoko mwe nabarahishije ukuboko kwanjye yuko mutazagera muri icyo gihugu. Irababara, iravuga ngo kereka Karebu na Yesuwa nibo bakoze ibyo nshima, nibo banezezaga. Kukiriya bariya bagabo babiri ni iki kindi cyari kiri muri bo? Amaso yabo yarahweje, barayibona, baravuga baturi Imana turebye Yorodani twambutse. Ntibambukanye, barangije barafata barakomeza baguma muri yo. Nimureke tugume muri Yesu dushingiye ku by'imirimo n'ibitangaza twabonye ikora. Haleluya. Niba tubuze ikindi, yapuwe ya kabiri yatubwiye impamvu tugomba kwishimirwa n'Imana. Izo ni ngombwa, ariko amagambo nahashyize ndasa n'uwo yavuze muri rusange. Navuze ngo nuko uru rugendo rufite kondisiyo cyangwa rufite amabwiriza rugenga, ariyo yayandi tumaze gusoma. Amabwiriza agenga uru rugendo ni ukuba turi muri Kristo Yesu. Twajyamo gute? Twihane, tureke ibyaha. Nicyo yavuze Pawulo yandikira Abanyefeso, arababwira ati ni ukuri nimuhinduke rwose. Mu bice 4 by'Abanyefeso, nimuhinduke rwose, mugize imitima mishya. Imana nidufashe. Ndimo ndasoza, reka dusoze, ariko umenye ngo ni byiza kuba muri Kristo Yesu, ariko umenye ngo urabamo gute. Umva mu gice cya 5 cy'Abanyefeso, ngo kuko umurongo wa 8, ngo kuko kera mwari umwijima none mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Kuko
imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo y'ab'umwijima. Murakoze cyane, murakoze. Ariko munyemerere, aya magambo byari ngombwa, ariko dusa n'abumvira ijambo neza. 20 ku murongo wa 4. Ariko mwebweho nimwize Kristo mutyo, niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri muri Yesu, n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera, ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Nuko mwiyambure rero ibinyoma. Aya niyo magambo umukozi w'Imana yatwigishije mu gitondo. Navuze nti ndabigenza gute, ariko ndavuga nti ndayasubiramo. Rero ndagira ngo mbabwire, iyo uri muri Kristo Yesu ukwiriye kuba warahindutse, kandi araguhindura iyo umwemereye ukamwizera. Mwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niba wari waramwizeye ugasubira inyuma, ibaze, reba aho waba waravuye ukagwa, ugaruke. Umenye ngo uru rugendo rufite kondisiyo zirugenga, rufite amabwiriza. Ntabwo ari ugupfa kugenda nk'ugenda mu isoko. Mwene data, urasabwa kwera imbuto. Iki kintu ngishimangire, mu gihe waba umukristo utari umwigishwa wa Yesu, ni gute waba umwigishwa wa Yesu? Ni igihe cyose ukora iby'aya magambo atubwiye, ni igihe cyose ukora iby'Imana ishaka, ukaba warahindutse. Kuko ubaye umwigishwa wa devota wagerageza kugenda nka devota no kuba nka devota, ariko reka umwigishwa wa Yesu mwigireho, kuko ari umugwaneza. Wemere aguhindura, arabishoboye. Wemere uyu muzabibu washamiwe, ntabwo byagukundira. Wagerageza gukora imirimo, ukavuga uti nzatanga ibyo mfite, nzabigenza gutya, ariko umva, oya, injira aha muri utu dupuwe 4, ugume muri Yesu kuko ari we wizeye. Kindi gerageza wera imbuto zikwiriye abihanye, imbuto zitangwa n'umwuka wera w'Imana. Iyo twamaze kwakira Yesu, niwe abasigariye kugira ngo uwo mwuka ushyire muri wowe. Niba uguma muri we, magambo y'Imana akaguma muri wowe, amagambo y'Imana aguma muri twe mu gihe cyose twemeye kuyoborwa nayo. Nimwemere duhinduke, kuko uru rugendo rwo rurashoje. Turashoje kandi. Ariko ngusabe, uyu munsi wa none ijambo ryatubwiye ngo utizera nta bishoboka ko ayinezeza. Ese urayizera? Kandi ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Urumva ukizeye Imana, nk'Imana yatuma hari ibyo ureka? Wareka inyungu zawe kugira ngo wizere Imana? Ba bantu, bene aba bantu ngo aho kugira ngo ahombe ibye, ngo ntibishoboka, ngo ntiyahomba ibye, byafuma azajyaza agaterana agataha. Ariko kumubwira guhomba ibye ku bwa Kristo Yesu, nudahomba ibyawe kugira ngo unezeze Imana, nayo nizagira ibyo gutangaho kugira ngo unezerwe n'Imana. Nimureke dushaka uburyo tunezeza Imana. Nimureke tureke ibya kera bitatugiriye umumaro, ibya kera bitigeze bitugirira umumaro, urwangano rutatugiriye umumaro, ishyari ritatugiriye umumaro, kuroga bitatugiriye umumaro, kwangana bitatugiriye umumaro. Yemwe, nimureke duhinduke rwose, tugize imitima mishya, niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Ibyo nakiberangamo byose, ariko hatarimo kunezeza Imana nyirabantu, nizere. Nimureke duhinduke rwose, tugize imitima mishya, niko kuyikorera gukwiriye. Imana idufashe. Mbega uyu munsi ntiwakizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, kugira ngo utangire konka amakakama yo muri we, washami ryiza we yavuze ngo dukwiriye kumenya ko turi amashami meza. Ndababwiza ukuri, nituba abakristo ba kominote, tudashobora kuba abigishwa ba Yesu, ni zero. Dushobora kuba abakristo ba ADPR, tugatega ibitambaro tukamanura tukageza hasi, ariko nyamara kwera imbuto zikwiriye ko twahawe, izirimo tuvoma muri Kristo Yesu n'umwuka wera. Iyo tumufite muri twe, ibyo byose birera. Indibuse zirahunga, kwera indibushwi
kwera ibikishwi ahubwo dusigara twera ubugwaneza n'amahoro. Imana idufashe. nimureke twinginga Imana. Mbega wari umukristo ariko iyo ugenzuye urabona ubuzima bwaraguteye kuvana ibyiringiro ku Mana, wabaye nk'aba bagabo ngo bararakaye ngo barishibura, ariko ngo bageze imbere ariko nta kintu byabimaze kugenda utagira Imana. Kuba umukristo Imana itari muri wowe, udakora iby'Imana ishaka, byakumarira iki? Kuba umukristo utanezeza Imana, Pasiteri Matabara azakugeza he ko nawe arwanurwe? Niki yakumarira? Ngewe nakumarira iki? Twese tuvoma muri Kristo Yesu, hanyuma tukarwana no kugira ngo tube mu ijambo rye nk'uko abishaka, kugira ngo tube abashyitse rwose nk'uko Imana yabishatse. Ndagira ngo dusenge Imana. Amakuru y'urugendo ameze ate muri wowe? Mutima warinangiye, ubuzima bwaragukanze, wumva Imana urayibuze. Oya, humura irahari. Garuka, yaravuze ngo nimugaruka nzabagarukira. Haleluya. Ngo nimugaruka nzabagarukira. Nubwo bimeze gutyo, ni Imana bagiye bahemukira ngo ikarakara, ariko ikongera ikavuga ngo ariko ntinda kurakara, ibitegereje ko tuza tukayikubita imbere. Uyu munsi ndagira ngo nsabe n'ubundi Pasiteri James naze amfashe adusengere, adusabire Imana kugira ngo nibura dushobozwe n'imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo kwishimirwa nayo. Byatumarira iki? Niki byaba bitumariye? Ibyo byose mbabwiye bitoya nanyuzemo, kubaho nishimirwa n'Imana byaba bimariye iki? Mparanira iteka uko bukeye uko bwije kugira ngo ndebe ko nakishimirwa n'Imana. Urimo uramaranira kwishimirwa n'Imana? Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Ntabyo mvuga byinshi kujya umwigisha avuye kuvuga. Reka duhaguruke. Niba hari abantu baguye bakera imbuto tudakwiye baze bihane, niba hari abakizwa bwa mbere batambuke baze hano, abandi tujye imbere y'Imana turebe ibintu byose wanyuze mu bituma Imana itakunezererwa, tubiyereke. Duhagurutse. Dore ubwami bw'Imana buregereje, dore ubwami bw'Imana buregereje, mutima wanje bamaso utunganisi yose, dore ubwami bw'Imana buregereje. hari uwaguye ubyuka ngo tumuhe ikaze imbere y'Imana. Hari uwihana aribwo bwa mbere ngo atambuke, azamura ikiganza cye atambuke azana tumusengere. Baramuse bahari baza. Reka dusenge Imana. Reka dusenge. Mana y'agakiza kacu, Mana yaduhamagariye kwera no gutungana mu ngeso zacu, kugira ngo twishimire, kugira ngo tunezererwe. Abanyaremera tuje imbere yawe, tumaze kumva ijambo ryawe ritubwira ko kubaho kwacu tubereyeho kukunezeza. Ibyo dukora dukwiye kwera imbuto z'Umwuka Wera, tukabaho mu buzima butuma twishimira ukatunezererwa. Ka Yoshua, ka Caleb, ka Enoch n'izindi ntwari zo kwizera zanyuze muri iyi si zikahatambukana kukunezeza mu kubaho kwabo. Dusengeye abagore n'abagabo biremera, dusengeye urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa ngo imitima yabo, ingeso zabo zikunezeze Mana. Kandi ubabarira abantu bitwaye nabi, abantu bitwaye uburyo butuma bibabaza umutima wawe, bibabaza Umwuka Wera, bidahura n'amabwiriza y'ubutumwa bwiza. Ubabarire, imbabazi zawe nyinshi zibabeho. Amagambo yawe nabe muri twe, ashinze imizi, afite ubwenge, akomeze kutugirira neza no kudukomeza. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.
ngeza ushaka mushorera nuko menye nkiri mu makuba ngeza ushaka mushorera ngeza ushaka muzamure amaboko yacu umunyemere muzamure amaboko tubwire Imana ukomenye nkiri mu makuba amahoro adashira nabuza n'iki tuzamuye amaboko imbere y'Imana mu izina rya Yesu nyisunga ayikoreza ayo maganya tuvuge ngo nkahumurizwa no kumenya yuko dahumurizwa nkahumurizwa yuko datunga umubiri yori azanyumvira nanjye. Mwami Yesu tumukomera amashyi yagize neza tubwira Yesu wenyine. Nari nkuyemo icyifuzo ko tugiye gusenga tugasengera abafite ibibazo tugasengera uburwayi tugasengera abafite ibibazo tugasengera uburwayi tugasengera n'imbaraga. Ndavuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa ba bahindura amasoko imvura ikacyamika iki imigisha. Mwahaguruke dusenge. Turasaba n'ubundi mama pasiteri madamu mama Tabaro igire hano hino. Mu butayu waduhaye amazi nitwigize tubura ibyo kwambara ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye Mana we waraturengeye Mana we ariko Mana we waraturengeye Yagiye byo bikomeye ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we ariko Mana we waraturengeye komana ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we ariko Mana we waraturengeye ubutayu akarimba gute twararwaye uradukiza Mana we tubuze ibyo kurya waratugaburiye Mana we ubutayu waduhaye amazi yafashijwe twibuze tubura ibyo kwambara gasubiremo twararwaye uradukiza Mana we tubuze ibyo kurya waratugaburiye Mana we ubutayu waduhaye amazi twigeze tubura ibyo kwambara ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we ariko Mana we waraturengeye ariko Mana we ariko Mana we ariko Mana we ariko Mana we waraturengeye zamukana icyifuzo cyawe imbere y'Imana. Nimba ari uburwayi buzamukane. Hari umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo ntereye umusozi ndaruha ariko bambwiye ko Yesu azaza ndaruhuka. Reka senga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje tugushimiye ko ari wowe wenyine kukwegera bigira umumaro watanze itangazo uravuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura turagushimiye ko ari wowe ufite uburuhukiro buzima turagushimiye ko ari wowe abantu bose baruhukiraho izina ryawe rihabwa icyubahiro
tuzamuye ibyifuzo bya bene data buri wese n'icyifuzo cye urakizi Imana kandi ubasha kugikora nta kikunanira mu bibaho mu izina rya Yesu Kristo ufite imbaraga zihagije ntabwo ujya usaba inkunga ntabwo ujya usaba ubufasha uwo ni wowe duhamagariye buri wese dutabarije buri wese mu izina rya Yesu Kristo aho umwana w'umuntu atabasha gukora aho ubushobozi bw'umuntu bwagarukira aho ngaho ubwawe buraharenze mwami turakwingize ngo buri wese yigirire neza uhaguruka imbere yawe uzi icyifuzo afite uzi icyo agukeneyeho uzi icyo akwifuzaho ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo utabara ubwoko bwawe muri iyi minsi Imana utabare mu izina rya Yesu Kristo mu bateraniye hano harimo abarwayi ndabasengeye mu izina rya Yesu ujye ukiza imitima kandi ugakiza n'imibiri turasenze mu izina rya Yesu imbaraga zazuye Yesu zibakoreho imbaraga zazuye Yesu zikora ibitangaza buri wese ku ruhande rwiwe abona igisubizo cy'Imana abona ubwiza bw'Imana abona ineza y'Imana imutahaho uyu munsi utandukane n'iyindi minsi yose mu izina rya Yesu Kristo gukora kw'Imana kugaragare ku bwoko bwawe girira neza buri wese mu izina rya Yesu ukora imirimo n'ibitangaza bagiye no kurambura ibiganza batanga amaturo ndabasengeye mu izina rya Yesu buri wese ukora ku butunzi bwe umuha umugisha kandi mwami Imana yacu ituro ritangirwa mu nzu yawe rizagira umumaro kuri uyu murimo mu izina rya Yesu imbaraga z'Imana abarizo zikomeza kubana natwe ukomeza kutugirira neza ukomeze kudufasha muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen yankunze nabibereye naruwo gupfa iwe uje Imana udashima Yesu zina riryoshe niwe zirata reka tumukomere amashyi Mwami Yesu asante nagira ngo nkuko bamaze gusenga basengera icya 10 n'amaturo nagira ngo tubayobore mu buryo cya 10 n'amaturo ushobora gukoresha ibiseke bisanzwe hano birapfunduye imbere hanyuma tugakoresha momo pay zira hano ku nkuta zose mu buryo rero bwose bwo kubikora korali amahoro murareba indirimbo ngufiya hanyuma kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda Yesu abaho umugisha nimukora amahamba mubibwire n'abandi ko tugiye kwambuka Yorodani nimukora amahamba mubibwire n'abandi ko tugiye kwambuka Yorodani nimukora amahamba mubibwire n'abandi ko tugiye kwambuka Yorodani nimukora amahamba vuba nimukora amahamba